Imana yacu ishimwe kubw'amahirwe yo kuboneka imbere yayo. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, muremye ijuru n'isi, soko y'ibyiza, turagushimye muri iki gitondo duhaye amahirwe, tukaba tuzanywe imbere yawe n'umunezero ko duhaye amagara mazima, icyubahiro kibi cyawe. Tuje kandi kugira ngo twigishwe nawe. Wadusezeraniye kuduha umwuka wawe. None mwami wacu, umwuka wawe turamushaka kugira ngo ayobore intekerezo zacu, ubwenge bwacu bukugandukire, maze tugire imyiteguro ishyitse yo kugaruka kwawe, mu izina rya Yesu. Amen. Dushimye Imana muri iki gitondo kuko tugarutse imbere yayo kugira ngo twige ijambo ryayo. Tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo ubutambyi bwa Melikisedeki mu kuri kw'iki gihe. Mu minsi yashize umuntu umwe, ni umuntu ukunda gukurikira ibyigisho, yanditse muri komenti avuga ngo ariko muzatubwire ibya Melikisedeki. Ubwo rero yabisabye, twebwe duhamye tudashidikanya yuko igihe cyose hari ikintu umuntu umwe ashaka kumenya mu ijambo ry'Imana, burya ntabwo aba ari we wenyine, haba hari abandi benshi, kandi nta bundi buryo bwo kugira ngo abantu bamenye ukuri keretse bakubwirijwe mu ijambo ry'Imana. Melikisedeki rero avugwa ahantu hatatu muri Bibiliya. Habiri mu isezerano rya kera, ubwo ni mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 14 umurongo wa 8, no muri Zaburi 110 umurongo wa 4. Akavugwa no mu isezerano rishya mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo igice cya 5, icya 6 n'icya 7. Nta makuru menshi amuvugwaho, nyamara ibyo biratangaje cyane nidukomeza gucukumbura muri Bibiliya. Melikisedeki ntavugwa mu mateka y'abanyamahanga ba kera, kandi izina rye ntiriboneka mu nkingi z'inzibutso zashinzwe n'abami ba kera. Nta gakuru ke na gake kavumbuwe n'abaarikewolojisite mu matongo y'amahanga ya kera. Nta tangiro ry'iminsi agira cyangwa iherezo ry'ubugingo. Tugiye kwifashisha Bibiliya dusesengura ibye mu kuri kw'iki gihe. Ndagira ngo ariko tubanze tumenye yuko umwuka w'ubuhanuzi Ellen White yahakanye ko Melikisedeki atari Kristo. Igihe nigaga ibya Melikisedeki bwa mbere ndetse n'izindi nshuro zakurikiyeho, ntari nabona ibihamya bihagije, natekerezaga ko Melikisedeki ari Kristo. Ariko umwuka w'ubuhanuzi arahakana ngo ntabwo Melikisedeki ari Kristo. Mu rwibutso n'integuza rwo ku itariki 18 z'ukwezi kwa 2 mu 1890 haranditswe ngo ni Kristo wavugiraga muri Melikisedeki, umutambyi w'Imana isumba byose. Melikisedeki ntabwo yari Kristo, ariko yari ijwi ry'Imana ku isi, uhagarariye Data wa twese. Ndagira ngo twumve neza ko igihe cyose tugiye kwiga Melikisedeki, tubanze tumenye yuko Melikisedeki atari Kristo, ariko yari ijwi ry'Imana rivugira ku isi. Igihe rero kugira ngo twinjire mu cyigisho neza, ugomba gusobanukirwa neza yuko umuntu ashobora kuba ahagaze ahantu ari ijwi rivugira Imana, kandi ibyo avuga byemewe mu ijuru. Uko niko Melikisedeki yari ameze. Aboneka bwa mbere mu gitabo cy'Itangiriro, ubwo Aburahamu yavaga ku rugamba amaze kubohoza Loti n'abo mu muryango we bari banyazwe n'abami bateye i Sodomu. Ubwo urugamba rwasozaga Aburahamu atsinze, yasanganiwe na Melikisedeki azanye ibintu bibiri by'ingenzi. Itangiriro igice cya 14 umurongo wa 18 kugera 20. Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino, yari umutambyi w'Imana isumba byose.
Melikisedeki yaje gusanganira Aburahamu azanye ibintu bibiri. Yaje azanye umutsima, azanye na vino. Amuhesha umugisha ati, Aburahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose, nyir'ijuru n'isi, kandi Imana isumba byose ihimbazwe, yakugabije ababisha bawe. Nuko Aburahamu amuha 1/10 cya byose. Aha hantu niho muri Bibiliya havugwa bwa mbere ijambo rivuga ngo 1/10. Ni ikimenyetso cy'uko 1/10 cyariho mbere. Noneho igihe Aburahamu yahaga Melikisedeki 1/10 cya byose, tugiye kubanza turebe, ntabwo habanje gutangwa 1/10, ahubwo Melikisedeki yabanje kuzana umutsima na vino. Arangije ahesha umugisha Aburahamu. Aburahamu arahindukira amuha 1/10 cya byose. Aho niho muri Bibiliya hari ijambo bwa mbere rivuga 1/10. Niyo mpamvu igihe turi kwiga ubutambyi bwa Melikisedeki, ndagira ngo umuntu wese atega amatwi kandi asengera mu mutima, kuko hari ikintu gikomeye Imana ishaka kutwigisha muri iki gitondo. Uyu Melikisedeki rero, nyuma ya Aburahamu, nta makuru yandi akomeza avugwa ngo yavuye ahangaha yerekeza oya. Melikisedeki ntabwo ari marayika, kuko yari umutambyi kandi abatambyi batoranywa mu bantu. Icyo nacyo ni ikintu cy'ingenzi kugira ngo dusobanukirwe Melikisedeki. Ntabwo yari marayika, kuko yari umutambyi kandi abatambyi batoranywa mu bantu. Bibiliya ivuga yeruye ko yari umwami w'i Salemu. Salemu ari byo Yerusalemu. Habanje kwitwa Salemu, nyuma haza kwitwa Siyoni. Salemu bisobanurwa amahoro. Melikisedeki yari umwami w'amahoro. Zaburi ya 76 umurongo wa 2 kugera wa 3 haranditse, mu Bayuda Imana iramenyekana, mu Bisirayeli izina ryayo rirakomeye, kandi Salemu niho hema ryayo, Isiyoni niho buturo bwayo. I Salemu rero haje kwigarirwa n'Abayebusi b'i Kanani, barahigarurira, bahita Yebusi na Yerusalemu. Abacamanza igice cya 19 umurongo wa 10. Ariko uwo mugabo ntiyemera kurara, arahaguruka arigaba agera ahateganye n'i Yebusi, ariyo Yerusalemu. Yari afite indogobe ebyiri ziriho amatandiko, umugore we nawe bari kumwe. Iri somo riragira ngo ritwumvishe yuko Yerusalemu haje no kwitwa Yebusi. Umwami Dawidi aza kuhigarurira, bahindura izina ryaho aho kwitwa Salemu, bahita Yerusalemu, bisobanurwa ngo umudugudu w'amahoro, cyangwa se umurwa w'amahoro, cyangwa se umujyi w'amahoro. Tugiye rero kwinjira mu cyigisho. Melikisedeki yari umwami w'i Salemu, ariho Siyoni cyangwa Yerusalemu. Ubwo yazagusanganira Aburahamu, yazanye umutsima na vino, ikimenyetso cy'ifunguro ryera, kandi watanze ifunguro ryera ni Kristo. Rero Melikisedeki yarutaga Aburahamu, kuko yahawe 1/10 cya byose. Hari ubuhanuzi bwanditswe muri Zaburi bwavuga uko data wa twese yajyaga kuzabwira Yesu ko amuhaye ubutambyi mu buryo bwa Melikisedeki, bivuze ko azamuhindura umwami wo gukiranuka, umwami w'amahoro. Zaburi 110 umurongo wa 1 kugera wa 4. Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye munsi y'ibirenge byawe. Uwiteka ari Siyoni, azasingiriza kuri inkoni y'ubutware bwawe, tegeka hagati y'abanzi bawe. Abantu bawe bitanga babikunze, ku munsi ugaba ingabo zawe, abasore bawe baza aho uri nk'ikime, bambaye umurimbo wera, bavuye mu nda y'umuseso. Uwiteka ararahiye ntazivuguruza ati, uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Muri iyi Zaburi 110 umurongo wa 1 kugera wa 4 hari amagambo y'ingenzi cyane. Tubonye ngo Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati. Uwiteka abwira umwami wa Dawidi ati. Tugiye kureba aya magambo kugira ngo dufashe kuyumva neza. Dusubire muri Zaburi 110 umurongo wa 1 kugera wa 4. Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye, ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Uwiteka ari Siyoni, azasingiriza kuri inkoni y'ubutware bwawe,
tegeka hagati y'abanzi bawe. Noneho mutega amatwi, abantu bawe bitanga babikunze. Hajemo abantu b'Imana no kwitanga babikunze. Kandi Aburahamu yitanze abikunze atabihatiwe, igihe yatangaga 1/10 akagiha Melikisedeki. Muze gutega amatwi tugiye kumva na Melikisedeki. Abantu bawe bitanga babikunze. Ijambo ry'Imana rivuga ngo babikunze, ni nabyo Pawulo yavugaga ngo umuntu wese atange atinuba, adahatwa, kuko Imana ikunda umuntu utanga anezerewe. Abantu bawe bitanga babikunze, ku munsi ugaba ingabo zawe. Abasore bawe baza aho uri nk'ikime, bambaye umurimbo wera, bavuye mu nda y'umuseso. Uwiteka ararahiye ntazivuguruza ati, uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Tubonye hejuru rero, tugiye kuri sesengura. Muri somo tubonye hejuru mu Giheburayo, Uwiteka banditse Yehova. Yabwiye umwami wanyu, umwami bandika Adonai. Kugira ngo rero iri somo tubyumve neza, Zaburi 110, ni nk'uko twasoma ngo Yehova yabwiye Adonai ati, Yehova ari data wa twese, Adonai ari we Kristo. Zekariya 6:12-13. Igihe twiga Melikisedeki, aya masomo yose dusesengura, dukwiye kumva Kristo mu buryo bukomeye. Tubonye yuko data wa twese yabwiye Kristo ngo icara iburyo bwanjye, ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Ariko ntabwo ibyo birangirira, harimo n'abantu b'Imana bakora umurimo w'Imana babikunze, ko bagomba gusezeranirwa kuzicarana na Kristo, kandi Kristo akaba ari umutambyi wabo mu buryo bwa Melikisedeki iteka ryose. Zekariya 6:12-13. Umubwire uti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, dore umuntu witwa Shami azumbura, azamera ahantu he, kandi niwe uzubaka urusengero rw'Uwiteka. Ni koko niwe uzubaka urusengero rw'Uwiteka, azagira icyubahiro, azicara ku ntebe y'ubwami ategeke, kandi azaba umutambyi ku ntebe ye, bombi bazahuza inama zizana amahoro. Igihe twiga Melikisedeki, tugomba kumenya ko Kristo ari Imana, yicaye ku ntebe y'Imana. Muri ubu buhanuzi bwa Mesiya, Zekariya avuga ko Yehova na Adonai ari we Kristo bazicara ku ntebe imwe, bagahuza inama zizana amahoro. Ubwami rero bwagomba gukomoka mu muryango wa Yuda, ubutambyi bugakomoka mu muryango warewe mu isezerano rya kera. Hagomba kuboneka umuntu mu isi wabaye umwami akaba n'umutambyi, kugira ngo mu isezerano rishya hazaboneke undi muntu wujuje ibi. Uwo rero mu isezerano rishya bagomba gushushanya Melikisedeki umwami w'i Salemu, akaba n'umutambyi w'Imana isumba byose, ni Kristo. Niyo mpamvu twasomye amagambo akomeye cyane mu gitabo cy'imigani ya Kristo. Umuntu ufata isezerano rishya gusa kumva ko atazareba mu isezerano rya kera, uwo muntu ngo ameze nk'umuntu ufite ikintu gikonjonjore kidafite ishusho. Ntabwo ushobora kumva neza umugambi w'Imana igihe wirengagiza ibyanditswe na Mose, ibyanditswe muri Zaburi, ibyanditswe mu bahanuzi. Mubonye yuko kuva twatangira twabonye amagambo mu itangiriro, tureba amagambo muri Zaburi, tureba amagambo mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya, kugira ngo ibyo bintu bitatu nitumara kubihuza twumve neza igitekerezo. Niyo mpamvu Yesu yunguye abigishwa be igihe yababwiraga ibyanditswe kuri Mose, muri Zaburi no mu bahanuzi. Ntabwo ushobora kumva Melikisedeki utize ibyo bintu bitatu. Niyo mpamvu ubwami bwagomba gukomoka mu muryango wa Yuda, ubutambyi bugakomoka mu muryango warewe mu isezerano rya kera. Hagombaga rero mu isezerano rishya kuboneka umuntu mu isi wabaye umutambyi akaba n'umwami, kugira ngo muri iri sezerano rishya hazaboneke undi muntu wujuje ibyo. Uwo rero mu isezerano rishya agomba gushushanya Melikisedeki umwami w'i Salemu, akaba n'umutambyi w'Imana isumba byose, ni Kristo. Ubwo Petero yabwirizaga ku munsi wa Pentekote yabikomojeho,
avuga ubwami bwa Kristo ati ibyakozwe n'igice cya 2:33 kugera 36. Kuko atari Dawidi wazamutse mu ijuru, ahubwo ubwo yaravuze ati Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nuko bo mu muryango wa Isirayeli bose nibamenye badashidikanya yuko Yesu wo mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo. Petero nawe ku munsi wa Pentekote bamaze gusukirwa umwuka wera yigisha ibya Kristo mu buryo bwa Melikisedeki nk'uko turi kwiga none. Pawulo nawe ubwo yandikiraga Abaheburayo bamenyesha Kristo umwami w'amahoro yifashishije ubutambyi bwa Melikisedeki mu itangiriro igice cya 14. Mutega amatwi tugiye gusoma amagambo maremare cyane tudasimbutse ijambo na rimwe kugira ngo amagambo tuyumve. Abaheburayo igice cya 7 uhereye ku murongo wa mbere kugera umurongo wa 28. Melikisedeki wari umwami w'i Salemu n'umutambyi w'Imana isumba byose, wa wundi wasanganiye Aburahamu ubwo yatagarukaga avuye gutsinda abami, amuha umugisha, ni nawe Aburahamu yahawe 1/10 cya byose. Ndagira ngo mbanze mbabwire yuko ibyo bintu uko bisomwe twabibonye mu itangiriro, ni nako Pawulo abyandikiye Abaheburayo. Ntabwo abwiye Abaheburayo yuko Aburahamu yabonye Melikisedeki agahita amuha 1/10 cya byose. Oya, ahubwo Melikisedeki yarabanje asanganira Aburahamu, amaze kumusanganira amuzanira umutsima na vino, arangije amusabira umugisha. Amaze kumusabira umugisha, Aburahamu amuha 1/10 cya byose. Umurongo w'Imana umeze nk'uwatakaye muri iki gihe, aho abantu aho kugira ngo babanze batekereze uwo murongo Imana ikoreramo, usanga ahubwo abantu batekereza uburyo umuntu akubwira ngo zana 1/10 igihe cyose atanabwiye. Nta murimo w'Imana yakoze, ntiyazanye umutsima, ntiyazanye na vino. Ndagira ngo icyo kintu tukitondere igihe twiga Melikisedeki. Kubera ko abantu benshi bazakora imirimo bisoze banarimbutse, kandi barahawe umwanya wo gusobanukirwa ijambo ry'Imana kugira ngo basobanukirwe n'uburyo Mwuka Wera avugana n'imitima y'abantu. Melikisedeki wari umwami w'i Salemu n'umutambyi w'Imana isumba byose, wa wundi wasanganiye Aburahamu ubwo yatabarukaga avuye gutsinda abami, amuha umugisha, ni nawe Aburahamu yahawe 1/10 cya byose. Ubwa mbere izina rye risobanurwa ngo umwami wo gukiranuka, kandi irya kabiri yitwa umwami w'i Salemu, risobanurwa ngo umwami w'amahoro. Ariko dore wa wundi utakomotse mu muryango wabo yakoresheje Aburahamu 1/10, kandi aho umugisha nyiri byasezeranijwe. Ntawahakana ko uworoheje ahabwa umugisha n'ukomeye, kandi muri twe abantu bapfa nibo bahabwa 1/10, naho icyo gihe cyahawe uhanwa ko ahoraho. Ndetse byabasha kuvugwa yuko Lewi uhabwa 1/10 nawe ubwe yagikoreshejwe ku bwa Aburahamu, kuko yari akiri mu rukiryi rwa sekuruza ubwo Melikisedeki yamusanganiraga. Bivuze ngo Lewi, abo mu muryango wa Lewi bahaye 1/10 Melikisedeki, kubera yuko abo mu muryango wa Lewi bari bakiri mu rukiryi rwa Aburahamu ubwo yatangaga 1/10. Ndagira ngo dutege amatwi aya magambo. Nuko niba gutunganywa rwose kuba kwarazanywe n'ubutambyi bw'Abalewi, kuko mu gihe cyabo ariho abantu baherewe amategeko, ni iki cyatumye bigikwiriye ko undi mutambyi abonekaho mu buryo bwa Melikisedeki, utavuga ko ari uwo mu buryo bwa Aroni? Nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse, nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka, kuko uwavuzweho ibyo ari uwo mu wundi muryango utigeze gukomokaho n'uwakoze umurimo wo ku gicaniro. Kandi biragaragara rwose yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda, ari ntacyo Mose yavuze kuri uwo muryango cyerekeye ubutambyi. Ndetse birushaho kugaragara ubwo habanye na Melikisedeki utatoranirijwe ubutambyi nk'uko byategetswe n'amategeko yo mu buryo bw'abantu, ahubwo wabuheshejwe n'uko afite imbaraga z'ubugingo butagira iherezo, kuko ahamywa ngo
mu buryo bwa Melikisedeki. Nuko rero itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege nke zaryo n'umumaro muke. Iri tegeko ryakuweho ni itegeko ry'ubutambyi bw'Abalewi, ntabwo ari amategeko 10, kuko amategeko atagize icyo yatunganije rwose, ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta biduhesha kwegera Imana. Kandi ubwo bitabaye ari ntandahiro, dore Abalewi bahawe ubutambyi ari ntandahiro, nyamara iyabuhaye uwo yararahiye imubwiye iti, Uwiteka ararahiye kandi ntazivuguruza ati, uri umutambyi iteka ryose. Nicyo cyatumye Yesu aba umwishingizi w'isezerano rishya rirusha rya rindi kuba ryiza. Kandi ba bandi babaye abatambyi ni benshi kuko urupfu rubabuza guhoraho, nawo kuko ahoraho iteka ryose afite ubutambyi budakuka. Nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Byari bikwiriye ko tugira umutambyi mukuru umeze utyo wera, utagira uburiganya, utandura, watandukanijwe n'abanyabyaha kandi washyizwe hejuru y'amajuru, utagomba iminsi yose nka ba batambyi bakuru bandi kubanza kwitambirira ibitambo by'ibyaha by'ubwe, hanyuma ngo abone uko abitambirira abandi, kuko ibyo yabikoze rimwe ngo bibe bihagije iteka ubwo yitambaga. Amategeko rero ashyirwaho abanyantege nke kuba ari bo b'abatambyi bakuru, naho ijambo rya ya ndahiro ryaje nyuma y'amategeko rishyiraho umwana w'Imana watunganijwe rwose kugeza iteka ryose. Ayo magambo tuyasoma mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 1 kugera 28. Kuki tubonye ko hari hakwiriye guhinduka amategeko y'ubutambyi? Nuko Yesu akomoka mu muryango wa Yuda, kandi ubutambyi bukaba bwararazwe umuryango wa Lewi. Umurimo Kristo akora ni kimwe n'umurimo wa bene Aroni, ariko adakomoka muri bo. Kandi abatambyi bo mu Balewi bamara igihe gito bagapfa, naho Kristo ahoraho iteka ryose, ntagira itangiriro n'iherezo. Tugiye kureba rero ubutambyi bwa Melikisedeki mu gihe cya Mose mu ishusho ya Yetiro. Kuko ntabwo ibya Melikisedeki byanditswe gutyo gusa, ahubwo uko ibihe byagiye bisimburana, hari abantu bagiye bakora umurimo mu buryo bwa Melikisedeki. Ubutambyi bwa Melikisedeki mu gihe cya Mose mu ishusho ya Yetiro. Ubwo Mose yavaga mu gihugu cya Egiputa, mbere y'uko Uwiteka akura ubwoko bwe muri icyo gihugu, yabanje kuba umugaragu ndetse n'umukwe w'umutambyi w'Imana i Midiyani, Yetiro. Mu gihe Uwiteka yakuraga ubwoko bwe mu Egiputa buyobowe na Mose, ubwo bari bageze mu butayu, sebukwe wa Mose umunyetiyopiya, nk'uko biri mu Kubara igice cya 12 umurongo wa 1, sebukwe wa Mose umutambyi w'i Midiyani yaje kumusura amuzaniye abana be n'umugore we. Tugiye gusoma aya magambo kuko hari ibintu bikomeye tugomba kwiga. Ku gice cya 18 umurongo wa 1 kugera 12 haranditse, Yetiro umutambyi w'i Midiyani sebukwe wa Mose yumva iby'Imana yagiriye Mose n'Abisirayeli ubwoko bwayo, kandi uko Uwiteka yakuye Abisirayeli mu Egiputa. Yetiro sebukwe wa Mose ajyana Zipora muka Mose. Mose amaze kumusezerana n'abahungu be bombi, umwe yitwa Gerishomu, kuko se yavuze ati, nari umusuke mu gihugu kitari icyacu. Undi yitwa Eliyezeri, kuko se yavuze ati, Imana ya data yambereye umutabazi, inkiza inkota ya Farawo. Yetiro sebukwe wa Mose azanira Mose abahungu be n'umugore we, amusanga muri bwa butayu aho yari abambye amahema ku musozi w'Imana. Tubonye ko Yetiro yasanze Mose mu butayu nk'uko Melikisedeki yasanze Aburahamu amusanganiye. Abwira Mose ati, amusanga muri bwa butayu aho yabambye amahema ku musozi w'Imana. Abwira Mose ati, jyewe sobukwe Yetiro nkuzaniye umugore wawe n'abahungu be bombi nabo. Mose arasohoka ajya gusanganira sebukwe, amwikubita imbere aramusoma, barasuhuzanya binjira mu ihema. Mose abonye Yetiro amwikubita imbere, bivuze ngo Mose yubahaga Yetiro cyane, kuko Yetiro yari umutambyi w'Imana isumba byose i Midiyani. Mose atekereza sebukwe ibyo Uwiteka yagiriye Farawo n'Abanyegiputa byose, abahora Abisirayeli, n'ibyabaruhirije mu nzira byose, kandi uko Uwiteka yabakijije. Yetiro ashimishwa n'ibyiza Uwiteka yagiriye Abisirayeli byose, kuko yabakijije Abanyegiputa. Yetiro aravuga ati, Uwiteka ahimbarizwa yuko yabakijije Abanyegiputa na Farawo, agakura ubwo bwoko mu butware bw'Abanyegiputa. None menye yuko Uwiteka aruta izindi mana zose, kuko yanesheje Abanyegiputa,
ubwo bishyiranaga hejuru ubwibone ngo bagirire abisirayeli nabi. Dukomeze rero. Yetiro sebukwe ya Mose ajyana igitambo cyoswa n'ibindi bitambo ngo abitambire Imana. Aroni n'abakuru b'Abisirayeli bose baraza basangirira na sebukwe ya Mose imbere y'Imana. Igihe Yetiro yatambaga igitambo, Aroni yari ahari n'umuryango we. Abakuru bo mu Bisirayeli bari bahari, ariko bose baragiye baca bugufi baratuza. Yetiro aba ari utamba igitambo. Kandi Yetiro ntabwo yari uwo mu bwoko bwatoranijwe, ntabwo yari uwo mu muryango ukomoka mu bana ba Yakobo, ahubwo Yetiro yari umutambyi w'Imana uvuye i Midiyani, kandi byanditswe bivuga yuko Yetiro yari umunyetiyopiya. Ubwo Yetiro yatambaga igitambo, Mose, Aroni n'abakuru b'Abisirayeli bari bahari bayobowe na Yetiro. Ntibigeze bavuga bati nitwe bwoko bwatoranijwe, nitwe dufite gahunda izwi yashyizweho, ahubwo bumviye Yetiro na nyuma ashyiraho amabwiriza y'uko ubwoko bw'Abisirayeli bwayorwa, kandi bose baramwumvira. Yetiro yaje avuye i Midiyani, araza, ntibavuga ngo tuyobowe n'inkingi y'igicu, ntibavuga ngo mu ijoro tuyoborwa n'inkingi y'umuriro, ntibavuga ngo Mose arahari arihagije, ahubwo Yetiro yaraje atamba igitambo. Byo gutamba igitambo bishoje, ku munsi ukurikiyeho abaha n'amabwiriza bagomba kugendera. Bukeye bwaho, kuva igice cya 18 umurongo wa 13 kugera 27 baranditse. Bukeye bwaho Mose yicazwa no gucira abantu imanza. Abantu bahagarara bagose Mose bahera mu gitondo bageza nimugoroba. Sebukwe wa Mose abonye ibyo akorera abantu byose aramubaza, ibyo ukorera abantu ni ibiki? Ni iki gituma wicara uri umwe, abantu bose bagahagarara bakugose bagahera mu gitondo bakageza nimugoroba? Mose asubiza sebukwe ati, nuko abantu baza kuri jye ngo mbabarize Imana. Iyo bafite amagambo baza kuri jye nkabacira imanza, nkabamenyesha amategeko y'Imana n'ibyo yategetse. Mumva amagambo rero ya Yetiro. Sebukwe wa Mose aramubwira, ibyo ukora ibyo si byiza. Ntuzabura gucika intege n'aba bantu muri kumwe, kuko binaniranye, ibi bintu birananiranye biruta ibyo washobora gukora wenyine. None umvira ibyo nkubwira, ndakugira inama, Imana igufashe. Wakwibaza ukuntu yavuye i Midiyani akaza agatangira kumuha amabwiriza, kandi yabwira ndakugira inama, ibyo uri gukora si byiza, ndakugira inama, kandi Imana igufashe. Uba ari we mushyikirwa w'amagambo w'abantu n'Imana. Ujye ushyira Imana imanza zabo, kandi ujye ubigisha amategeko yayo n'ibyo yategetse. Ujye ubereka inzira bakwiriye gucamo n'imirimo bakwiriye gukora. Amubwira ibyo agomba gukora, amugaragarije ko hari inshingano zimureba n'ibindi agomba kureka bigakorwa n'abandi. Kandi utoranye mu bantu bose abashoboye ubucamanza, bubaha Imana n'inyangamugayo, banga impongano. Ubaho ubutware, bamwe batwara abandi 100, abandi 50, abandi 10. Bajye bacira abantu imanza ibihe byose, kandi urubanza rukomeye rwose bajye barukuzanira, ariko urubanza rworoheje aba aribo baruca. Niba uziyorohereza umuruho, nabo bazajya bafata. Nugira utyo Imana ikabigutegeka uzabishobora, kandi ubu bwoko bwose buzajya ahabwa bufite amahoro. Mose yumvira sebukwe, akora ibyo yamubwiye byose. Mose atoranya mu Bisirayeli bose abashoboye ubucamanza bagutwara abantu. Bamwe ngo batware 1000, abandi ngo batware 100, abandi ngo batware 50, abandi ngo batware 10. Bakajya bacira abantu imanza ibihe byose. Imanza zikomeye bazizaniraga Mose, ariko izoroheje zose bakazica ubwabo. Mose asezerera sebukwe, asubira mu gihugu cy'iwabo. Wakwibaza ukuntu Yetiro yaje agatanga amabwiriza mu Bisirayeli. Bari bamenyereye guhabwa amabwiriza n'Uwiteka, yarangiza amabwiriza kumvirwa na bugingo n'ubu. Nuko Yetiro yashushanyaga Melikisedeki. Ntabwo yari uwo mu butambyi bwo mu muryango wa Aroni, bo mu muryango w'Abalewi, ahubwo yari umutambyi wakoraga mu buryo bunyuranyije n'ubwabo. Nyamara kandi baba na Yetiro basengaga Imana isumba byose, Imana yaremye ijuru n'isi.
tugiye kureba Samweli umutambyi w'Imana isumba byose mu ishusho ya Melikisedeki. Samweli yabyawe na Elukana umulewi wari utuye mu misozi ya Efurayimu. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere umurongo wa mbere. Hari umugabo w'iramatayi Musofimu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu witwaga Elukana mwene Yehoramu mwene Rihu mwene Tohu mwene Sufi w'Umwefurayimu. Mu by'ukuri nubwo hano banditse ni Umwefurayimu, ahandi basobanura yuko yari atuye mu misozi ya Efurayimu, ariko ntabwo yari Umwefurayimu, ahubwo yari umulewi. Samweli rero tugiye kureba Samweli umutambyi w'Imana isumba byose. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 2 umurongo wa 18 kugera 19 haranditse: nuko Samweli akorera Uwiteka akiri muto, yambaye efodi y'igitare, kandi nyina yajyaga amudodera agakanzu akakamushyira uko umwaka utashye, iyo yajyanaga n'umugabo we gutamba igitambo cy'umwaka. Twumve rero, Samweli umutambyi n'umucamanza niwe wimitse Sawuli kandi n'abami ba Isirayeli. Nyamara Samweli yatangiye umurimo mu buryo budahuye na gahunda isanzwe y'ubutambyi, kuko yatangiye umurimo atarageza ku myaka 25 yari yarategekewe abatambyi b'Abalewi. Samweli ntabwo yakoraga nk'uko abandi batambyi b'Abalewi bakora, kuko yashyizweho mu buryo bunyuranyije n'ubwabo. Abakurambere n'abahanuzi paji 397. Ntabwo byari bisanzwe ko Abalewi bajya gukora inshingano zabo batarageza ku myaka 25 y'ubukuru, ariko Samweli we ntiyarebwe n'iri tegeko. Ndagira ngo tucyumve, Samweli we ntabwo n'amategeko y'Abalewi, ahubwo Samweli yashyizweho mu buryo bunyuranyije n'amategeko asanzwe. Samweli yari umutambyi mu buryo bwa Melikisedeki. Uko umwaka utashye yagirirwaga icyizere cyo guhabwa izindi nshingano zirutaho kuba ingenzi, kandi akiri umwana yambitswe efodi y'igitare, ibi ikimenyetso cy'uko arobanuriwe gukora mu buturo bwera. Niyo mpamvu Samweli yari umucamanza, kandi umucamanza yagereranywaga, yari ameze kimwe n'umwami, akaba n'umutambyi. Samweli rero yari umutambyi w'Imana isumba byose. Uko niko Yetiro yari umutware Midiyani, akaba n'umutambyi w'Imana isumba byose. Uko niko Melikisedeki yari umwami w'i Salemu, akaba n'umutambyi w'Imana. Yarazi yuko mwumve neza ibya Samweli. Yarazi yuko ari umugaragu w'Imana, kandi yuko n'umurimo akora ari uw'Imana. Ibyo yakoraga byose gukunda kundi Imana n'ubushake nyakuri bwo gukora igishaka. Ntabwo yakoraga ibintu ngo avuge ngo ndakora ibi ngibi niko gahunda isanzwe imeze. Oya, ahubwo we yarazi yuko ari umugaragu w'Imana, kandi yuko n'umurimo akora ari uw'Imana. Ibyo yakoraga byose byaremerwaga bitewe n'uko byaturukaga ku rukundo akunda Imana n'ubushake nyakuri bwo gukora igishaka. Uko niko Samweli yahindutse ukorana n'umwami w'ijuru n'isi. Kuko abatambyi mu gihe cya Kristo batasobanukiwe umurimo wa Mesiya nk'uko batumvaga neza ubutambyi bwa Melikisedeki, byatumye bamubaza aho akura ubutware, bifuza kumucecekesha. Mu gihe cya Kristo ntabwo abatambyi bo mu Balewi bamenye ko hari ubundi butambyi bukomeye bwo mu buryo bwa Melikisedeki. Maze igihe Kristo yakoraga umurimo we, bashaka kumucecekesha batazi neza yuko mu butambyi bwa Melikisedeki, ubutambyi bw'Abalewi bwubaha bikomeye ubutambyi bwa Melikisedeki, kuko Abalewi bakomoka kuri Aburahamu, kandi Aburahamu yarahindukiye aha kimwe mu icumi cya byose Melikisedeki. Matayo igice cya 21 umurongo wa 23 haranditse: yinjiye mu rusengero, abatambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko baza aho ari yigisha, baramubaza bati, ufite butware ki bugutera gukora ibi? Ninde wabuguhaye? Yesu ntabwo yahise abasubiza mu buryo busanzwe, ahubwo yababajije ikibazo agira ngo bamenye ko akora nk'uko Yohana Umubatiza yakoraga, ahamya ko Yohana Umubatiza yakoraga mu buryo bwa Melikisedeki. Igice cya 21 umurongo wa 23 kugera 27: nanjye reka mbabaze ijambo rimwe, nimurisubiza nanjye ndababwira ubutware buntera kubikora. Kubatiza kwa Yohana kwavuye he? Ni mu ijuru cyangwa ni mu bantu? Nuko biburanya mu mitima yabo bati, nituvuga yuko kwavuye mu ijuru, aratubaza ati niki cyababujije kumwemera? Nituvuga yuko kwavuye mu bantu, dutinya ko abantu batugaya,
kuko bose bemera ko Yohana ari umuhanuzi. Kuko bose bemera ko Yohana ari umuhanuzi. Niko gusubiza Yesu bati, ntitubizi. Nawe arababwira, nuko rero nanjye simbabwira ubutware buntera gukora ibi. Mwifuzwe byose paje 398 bagiye gusobanura aya magambo. Bagarutse mu rusengero aho yigishirizaga, abatambyi bakuru n'abanditsi baramubaza bati, ufite butware ki bugutera gukora ibyo? Ninde wabuguhaye? Bibwiraga ko ari bubasubize ku butware bwe abukomora. Bari bafite umwamirize, nyamara Yesu yababajije ikibazo cyasaga n'icyerekeranye n'indi ngingo, kandi igisubizo bajya gutanga ku kibazo yari ababajije nicyo yari gushingiraho abasubiza. Yarababajije ati, kubatiza kwa Yohana kwavuye ni mu ijuru cyangwa ni mu bantu? Abatambyi babonye ko bari mu rungabangabo badashobora kwivanamo, iyo bavuga ko umubatizo wa Yohana wakomokaga mu ijuru, guhuzagurika kwabo kwari kugaragaza yuko Kristo kwari kugaragara, kuko Kristo yari kubabaza ati, none ni kuki mutamwemeye? Yohana yari yarahamije ibya Kristo agira ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Niba abatambyi barizeraga ubuhamya bwa Yohana, ni mu buhe buryo bari gushobora guhakana ko Kristo ari Mesiya? Kandi iyo baza kuvuga ko bemera rwose ko kubatiza kwa Yohana gukomoka ku bantu, bari kwikururira uburakari kubera ko abantu bemeraga ko Yohana ari umuhanuzi. Igihe abatambyi bakuru n'abanditsi bashaka gucecekesha Kristo, yashatse kongera kugira ngo abereke ko umurimo akora hari undi wawukoze, kandi Kristo ari umutambyi ukomeye mu buryo bwa Melikisedeki, kandi ko Yohana yakoze umurimo ukomeye mu buryo bwa Melikisedeki, bakwiye kumwumvira. Abatambyi bo muri iki gihe bagereranywa n'abapasitoro b'iki gihe, kuko nibo bahabwa kimwe mu icumi. Uwifuzwe byose paje 399. Abantu bari aho bategereje umwanzuro w'icyo kibazo bafite amatsiko menshi. Bari bazi neza ko abatambyi bari baremeye umurimo Yohana yakoraga, kandi bashaka ko abantu bamenye ko Yohana yaturutse ku Mana, nta kindi kibazo babajije. Ariko abatambyi bamaze kuvugana mu ibanga, bafashe umwanzuro wo kutagira icyo batangaza. Bigaragaje nk'aho ntacyo bazi, baravuga bati, ntitubizi. Kristo nawe arababwira ati, nanjye simbabwira ubutware buntera gukora ibyo. Abanditsi, abatambyi ndetse n'abakuru bose baracecetse, bose barajijwe kandi bacika intege, bahagarara bacuritse imitwe, ntibatinyuka gukomeza kugira ikibazo bongera kubaza Kristo. Kubera ubugwari bwabo no kudashobora gufata umwanzuro, mu buryo bukomeye batakaje icyubahiro abantu bari bahagaze aho babahaga, maze abantu batangazwa no kubona abo birasi bigira intungane batsinda. Mu murimo wa Melikisedeki, ndagira ngo mbabwire yuko Melikisedeki umurimo we utandukanye n'umurimo usanzwe abantu bamenyereye. Luka igice cya 19:39. Ubwo Yesu yinjiraga muri Yerusalemu bwa nyuma ahetswe n'icyana cy'indogobe, abafarisayo bongeye gushaka guhagarika umurimo we mu gasuzuguro kenshi bati, mwigisha cyaha abigishwa bawe. Nyamara yababwiye amagambo akomeye ku murongo wa 40. Ndababwira yuko ababahoze amabuye yaranguye. Kurangura kw'amabuye, tugiye kureba kurangura kw'amabuye n'ubutambyi bwa Melikisedeki. Matayo 28:18-20. Nuko Yesu arabegera avugana bati, avugana n'abigishwa be, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigisha, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Abefeso igice cya 2:19-22. Nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muraba mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri inzu yose iteranijwe neza, irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami. Yesu yatanze ubutware, ndetse Pawulo abyandikiye Abefeso yuko tutakiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo turi ubwoko bumwe n'abera, ndetse turi abo mu nzu y'Imana, kuko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Urufatiro rero Kristo yasize ashinze ntabwo ari urufatiro rw'abatambyi b'Abalewi, oya, ahubwo ni urufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Intumwa zashyizweho ryari? Intumwa umurimo wazo wajyanye n'uko umwenda wahera cyane watabutsemo kabiri,
kugira ngo umurimo w'ubutambyi we kuba ubutambyi bw'Abalewi, ahubwo abantu bakora umurimo w'ubutambyi mu buryo bwa Melikisedeki. Igihe ubutware bwatanzwe na Kristo we mutambyi mu buryo bwa Melikisedeki bwakoreshwaga n'intumwa mu kubwiriza ubutumwa, abatambyi n'abafarisayo bahagurukiye kurwanya intumwa mu buryo bukomeye. Ibyakozwe n'igice cya 5:28 kugera 29 haranditse. Umutambyi mukuru arababaza, ntitwabihanangirire cyane kutigisha muri rya zina? None dore mwujuje Yerusalemu ibyo mwigisha, murashaka kudushyirishaho amaraso ya wa muntu? Petero n'izindi ntumwa barasubiza, ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Icyagomba gukurikiraho rero ni amagambo Yesu yavuze muri Yohana igice cya 16:1 kugera ku wa 4 ngo, icyo mbabwira ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha. Bazabaca mu masinagogi, kandi igihe kigiye kuza uzabica wese azibwira ko akoreye Imana umurimo. Kandi ibyo bazabikora batyo kuko data nanjye ntibamenye. Wo Kristo ni umutambyi mu buryo bwa Melikisedeki. Ntabwo abantu bazakora ibi bamumenye ngo bamenye na data wa twese, ngo bamenye n'uburyo Kristo yasize ategetse umurimo ugomba gukorwa mu buryo bwa Melikisedeki. Ariko ibyo mbibabwiriye kugira ngo igihe cyabyo nikigera, muzibuke ko ari igihe wabibabwiye umumaro umwuka wera azabagirira. Yongeye ikintu gikomeye cyane, uhereye mbere na mbere sinabibabwiye yuko nari ngiri kumwe, kuko nari ngiri kumwe nawe. Igihe mwuka wera rero yasutswe, abantu bagomba gusobanukirwa neza n'umurimo w'umutambyi Melikisedeki. Tugomba kumenya ko twahawe ubutambyi mu buryo bwa Melikisedeki nk'uko Petero yabyanditse mu rwandiko rwa mbere yanditse igice cya 2:9 haranditse, ariko mwebwe mu bwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga Imana yaronse, kugira ngo amazi ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Wakwibaza ubutambyi bwa Melikisedeki bwari bumeze gute? Mbese igihe Melikisedeki yazaga aje gusanganira Aburahamu, yaje yambaye efodi y'igitare? Mbese igihe Yetiro yakoraga umurimo yaje yambaye efodi y'igitare? Mbese Yohana Umubatiza igihe yakoraga umurimo yawukoze yambaye efodi? Mbese Yesu yabwirizaga ubutumwa yambaye efodi? Niyo mpamvu mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2:9 yavuze ngo, ariko mwebwe wo mu bwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Mu ncamake rero, Yesu asangiye ubwami twese nk'uko biri muri Zekariya igice cya 6:12 kugera 13. Ni umwami n'umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki, kuko afite ubutambyi bukomoka ku ndahiro yagiranye na data wa twese, nk'uko twabibonye muri Zaburi 110. Ariko ubutambyi bwahereye kera kose ngo umuntu nakora icyaha Kristo abe igitambo n'umutambyi. Igitambo cya Kristo gikuraho ibyaha iteka ryose, kandi Kristo umutambyi akwiye 1/10 nk'uko cyahawe Melikisedeki. Niyo mpamvu umurimo yakoraga ari mu isi wafashwaga n'amaturo y'ubwitange akomotse ku bushake bw'abamukurikiye. Luka igice cya 8:1 kugera 3 haranditse, hanyuma ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha, uwo ni Kristo, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ari kumwe n'abigishwa be 12 n'abagore bamwe bakijijwe abadayimoni n'indwara, barimo Mariya witwaga Magadalena wirukanywemo abadayimoni 7, na Yohana Mukaskuza igisonga cya Herode, na Suzana n'abandi bagore benshi babafashishaga ibyabo. Uko niko Pawulo nawe yabwiye Abakorinto ko umurimo akora ukwiye ibihembo bigenewe ababwirizabutumwa, kuko nubwo atari umutambyi mu buryo bwa Aroni, ubutambyi bwakorwaga n'Abalewi, ariko yari umutambyi mu buryo bwa Melikisedeki. Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 9:11 yaranditse, mbese ubwo twababibye mu iby'umwuka, ntibikwiriye ko tubasaruriramo ibyo gutunga umubiri. Ubwo twababibye mu iby'umwuka, yaberetse yuko icya mbere ari ukubiba iby'umwuka hagakurikiraho gusarura. Ubutambyi bwa Melikisedeki ni ubutambyi bwatangiye imbere y'Abalewi, ni ubutambyi kandi bwabayeho Abalewi bariho. Urugero, abahanuzi bakoraga umurimo ugereranywa n'ubutambyi bwa Melikisedeki, kuko batatoranywaga mu buryo bumenyerewe na gahunda isanzwe nk'umurimo wa Eliya cyangwa Yohana Umubatiza, kandi bakoraga umurimo wabo, Abalewi nabo bagakomeza gukora. Uyu murimo wa Melikisedeki ni nawe uzasoza umurimo uheruka
kuko ugomba kuba ufite ikimenyetso cy'umutsima na vino, ari byo bishushanya ijambo ry'Imana rizima rihoraho no kwishingikiriza ku gitambo cya Kristo byonyine. Aya magambo nsomye ndagira ngo tuyitondere cyane, kuko aya magambo aradufasha aya magambo n'ibyo ubwanjye wayanditse. Ndagira ngo tubanze tuyumve kugira ngo dukore senteze y'ibyo twasomye hejuru. Ubutambyi bwa Melikisedeki ni ubutambyi bwatangiye mbere y'Abalewi, ni ubutambyi kandi bwabayeho Abalewi bariho. Abahanuzi bakoraga umurimo ugereranywa n'ubutambyi bwa Melikisedeki kuko batatoranywaga mu buryo bumenyerewe na gahunda isanzwe nk'umurimo wa Eliya cyangwa na Yohana Umubatiza. Ari Eliya ari Yohana Umubatiza ntabwo batoranijwe mu buryo busanzwe, nyamara kandi bakoraga umurimo wabo bakawukora n'Abalewi bakora. Uyu murimo wa Melikisedeki ni nawo uzasoza umurimo uheruka, kuko ugomba kuba ufite ikimenyetso cy'umutsima na vino, ari byo bishushanya ijambo ry'Imana rizima rihoraho no kwishingikiriza ku gitambo cya Kristo byonyine. Nyamara uyu murimo uzarwanwa cyane n'abasanzwe muri gahunda imenyerewe ishushanywa n'ubutambyi bw'Abalewi, kuko batazasobanukirwa n'imikorere y'ubutambyi bwa Melikisedeki nk'uko byagendekeye Kristo, niko bigomba kugendekera abamukurikiye bose. Uwifuzwe byose paje 183 haranditse: umutware wa buri muntu ni Kristo. Imana yamuhaye gutwara byose bishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutware waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Itorero ryubatse kuri Kristo ari we rufatiro rwaryo, rigomba kumvira Kristo kuko ari we mutware waryo, ntirigomba kugendera ku muntu cyangwa ngo rigendwe n'umuntu. Benshi bavuga yuko umwanya w'ubuyobozi mu itorero ubaho ubushobozi bwo gutegeka abandi ibyo bagomba kwizera ndetse n'ibyo bakwiriye gukora. Imvugo nk'iyi Imana ntiyemera. Umukiza aravuga ati: mwese muri abavandimwe, bose bahura n'ibigeragezo kandi bagwa mu makosa, nta muntu n'umwe twagendera ku nama ze zose. Urufatiro rwo kwizera ni Kristo uba mu itorero. Kuri we niho abafite intege nke bashobora kubonera imbaraga, kandi n'abatekereza ko ari abanyambaraga bagaragarira ko ari abanyantege nke, keretse bemeye Kristo akababera imbaraga. Havamo umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye. Uwiteka ni igitare kandi imirimo ye iratunganye rwose, hahirwa abamuhungiraho bose. Mu bihamya by'itorero muzingo wa 9 paje 159 aranditse: abayobozi mu bwoko bw'Imana bagomba kwirinda akaga ko gucira urubanza uburyo bukoreshwa n'abakozi bakora ku giti cyabo, bakora bayobowe n'Uwiteka kugira ngo bakore umurimo wihariye benshi badafite ubushobozi bwo gukora. Bitondere kunenga ibikorwa bidahuje n'uburyo bwabo bw'imikorere. Ntibazigere na rimwe bibwira ko buri gikorwa cyose kigomba kuba gihuje n'uko bo ubwabo babona ibintu. Ntibakwiye gutinya kugirira icyizere uburyo abandi bakoramo umurimo, kubera ko mu kutagirira icyizere umukozi mugenzi wabo uri gukora umurimo wihariye mu buryo Imana afite kwiyoroshya n'umwete wera, baba bari kudindiza kujya imbere k'umurimo w'Uwiteka. Ibihamya by'itorero muzingo wa 8 paje 332 na 333 aranditse: muri iki gihe kibanziriza kugaruka kwa Yesu aje mu bicu byo mu ijuru, umurimo usa n'uwa Yohana Umubatiza niwo ugomba gukorwa. Imana ihamagara abantu bazategura ubwoko bwiteguye guhagarara mu munsi ukomeye w'Uwiteka. Ubutumwa bwategurizaga umurimo wa Kristo muri rubanda bwa rubungu: nimwihane yemwe bakoresha b'ikoro namwe banyabyaha, nimwihane yemwe bafarisayo namwe basadukayo, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nk'abantu bizera ko Kristo ari hafi kugaruka, dufite ubutumwa tugomba kubwiriza buvuga ngo: itegure gusanganira Imana yawe, nk'uko biri muri Amosi igice cya 4 umurongo wa 12. Ubutumwa bwacu bugomba kuba bwahuranyije nk'ubwa Yohana. Yacyahaga abami kubw'ibyaha byabo, atitaye ku kuba ubuzima bwe bwari mu kaga, ntiyigeze ashidikanya kwamamaza ijambo ry'Imana. Natwe umurimo dukora muri iki gihe ugomba gukorana ubudahemuka nk'ubwo. Kugira ngo tubwirize ubutumwa nk'ubwa Yohana Umubatiza, tugomba kugira imibereho y'iby'umwuka nk'iye. Umurimo wamukorewemo natwe ugomba gukorerwa mu mitima. Tugomba kwitegereza Imana, bityo muri uko kuyitegereza tukazimuka inabi. Imbaraga zirwanya umurimo ukorwa mu buryo butamenyerewe rero zigiye kandi zatangiye kuba nyinshi cyane, mu gihe Mwuka w'Imana ari gukoresha abagabo n'abagore babwiriza ubutumwa buheruka muri gahunda itari isanzwe imenyerewe mu itorero. Nyamara iyo habaye ikintu kidasanzwe kimenyerewe, abana b'Imana bagomba kwihutira kujya mu byanditswe ngo bamenye impamvu y'ikintu cyose,
kuko ntabwo Imana yigeze igira ubwira ijambo ryayo. Igihe rero Imana ari abantu iri gukoresha mu buryo budasanzwe, wikwihutira kujya kubarwanya, ahubwo ajya mu byanditswe wibaze ngo mbese uyu murimo uri gukora. Mu bihamya ku Bagabura paje ya 300 haranditse ngo mureke mbabwire ko Uwiteka azakora umurimo we uheruka mu buryo bunyuranye cyane na gahunda isanzwe imenyerewe y'ibintu, kandi mu buryo buzaba bunyuranyije n'imigambi yose ya kimuntu. Hazabaho abantu bamwe bo muri twe bazahora bashaka kugenzura umurimo w'Imana no gutegeka ibigomba gukorwa byose mu gihe umurimo uzaba ujya mbere uyobowe na marayika wiyunga kuri marayika wa 3 mu butumwa bugomba guhabwa isi. Imana izakoresha inzira n'uburyo bizagaragaza ko ari ubwayo yifatiye ibintu mu biganza. Abakozi bazatangazwa n'uburyo bworoheje Imana izakoresha kugira ngo iteze imbere kandi irangize umurimo wayo wo gukiranuka. Niyo mpamvu mu Byahishuriwe 14:14 handitswe ngo bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ariwe mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe batoranijwe bakiranutse nabo bazayinesha. Ubutambyi bwa Melikisedeki bukwiye gusobanukira buri wese witeguye kugaruka kwa Yesu, kuko buzatuma amenya imikorere y'Imana kunyuranye n'iy'abantu. Gahunda isanzwe imenyerewe yashyizweho n'Imana, ariko Imana yisigiye ubundi buryo ishobora gukoresha umurimo mu buryo budasanzwe kandi ubwayo yihitiyemo. Nibwo bugereranywa n'ubutambyi bwa Melikisedeki. Ndagira ngo bantu b'Imana muduteze amatwi, nk'uko twize ibyigisho bivuga ku Mwuka Wera, mureke he kugira umuntu ushaka gukoma mu nkokora umurimo, kuko Imana ikora ingabo zayo. Imana ifite uburyo yashyizeho igomba gukoresha umurimo uheruka. Ndagira ngo twongere twibuke amagambo maze gusoma, kandi ni amagambo akomeye cyane mu bihamya by'itorero, umuzingo wa 8 paje 332. Twabonye yuko Melikisedeki, umurimo wakorwaga na Yohana Umubatiza ndetse n'uwa Kristo, ni umurimo ugereranywa n'umurimo wa Melikisedeki. Mwumve rero, muri iki gihe kibanziriza kugaruka kwa Yesu aje mu bicu byo mu ijuru, umurimo usa n'uwa Yohana Umubatiza niwo ugomba. Kugira ngo rero igihe Imana iri gukoresha abana bayo umurimo uheruka mu buryo bumeze nk'ubutambyi bwa Melikisedeki, ndagira ngo mugire inama icyaba cyiza shaka mu byanditswe, kugira ngo muri ibyo byanditswe umenye neza icyo Imana ihamya ku murimo uheruka. Kandi Imana yiteguye gukorana n'umugabo n'umugore, n'umusore n'inkumi, biteguye guca bugufi, ntibavuge ngo twebwe twamenyereye ibimeze gutya, ahubwo tukamenya yuko ari Imana ari itegeka ijuru n'isi, ko ifite ububasha bwo gutegeka ibyaremye byose bikayumvira. Muri iki gitondo ndagusaba ntezo amatwi ngo Imana igutoranye mu murimo nk'uwa Melikisedeki, maze utanga umutsima na vino, maze abantu bitegure kugaruka kwa Kristo ugiye kuza vuba bidatinze, maze abantu b'Imana bashyirweho ikimenyetso mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, muremyi w'ijuru n'isi, wewe washyizeho ubutambyi bwa Melikisedeki ugashyiraho n'ubutambyi bw'Abalewi, izina ryawe rihimbazwe. Ukora uko ushaka mu ngabo zawe, utumenyesheje ko umurimo uheruka ugomba gukorwa nk'uko ubutambyi bwa Melikisedeki bwakorwa. Reka duce bugufi kugira ngo twumvire ijwi ryawe, kandi kuko witeguye kudukiza, imitima yacu tuyizanye kuri wowe, kugira ngo uduhindure bashya, kandi uzaduhe kwimana na Kristo mu ngoma izahoraho iteka ryose, mu izina ryawe.